iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho neza nshuti bakunzi. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kwigamwo ubwenge, umwanya wo kwiga imiburo yo mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo ivuga ku busambanyi. Wenda uravuze uti none bino pastor abyukiyemo ni biki? Ubusambanyi. Kino gitabo cy'imigani turimo kwiga ni igitabo kibivugaho ndetse cyane. Reka dusome imigani igice cya 5 durahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 23. Aya magambo turayasoma twitonze tuyatekerezaho kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo rya bwenge Data wa twese uri mu ijuru atubwira muri iki gitondo. Mwana wanjye, ita ku bwenge bwanjye, tegera ugutwi ubuhanga bwanjye, kugira ngo uhore witonda, kandi iminwa yawe ikomeze ubwenge. Kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koroha. Ariko hanyuma asharira nk'umuravumba, agira ubugi nk'ubw'inkota ityaye. Ibirenge bye bimanuka bijya mu rupfu, intambwe ze ziherera ikuzimu. Bituma atabona inzira y'ubugingo itunganye, kugenda kwe ni ukuzerera atabizi. Noneho bahungu banjye, nimunyumvire kandi nimwirengagize amagambo yo mu kanwa kanjye. Cisha inzira yawe kure y'uwo mugore, kandi niwegere umuryango w'inzu ye, kugira ngo utiyaka icyubahiro cyane ngo ugihe abandi, cyangwa ngo uharire imyaka yawe abanyarugomo. Abashyitsi be guhazwa n'ibiguturukamo, kandi imirimo yawe ye gukorerwa mu nzu y'umunyamahanga. Amaherezo ukazaboroga, umubiri wawe umaze kugushiraho, ukavuga uti ayiwe ko nanze kwigishwa, umutima wanjye ukanga guhanwa. Sinumviye amajwi y'abanyigishaga, kandi sintegere amatwi abampuguraga. Nari ngiye kurohama mu bibi byose imbere ya rubanda ndetse n'imbere y'iteraniro. Ujye unywa amazi y'iriba ryawe, amazi ava mu isoko wifukuriye. Mbese amasoko yawe yasandirira hanze, n'imigezi yawe yatemba mu mayira. Bibi byawe bwite, kandi ntubikorere ku nzaduka. Isoko yawe ihirwe, kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe. Nk'imparakazi ikundwa n'isirabo nziza, amabere ye ahore akunezeza, kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Mwana wanjye, kuki wakwishimira umugore w'inzaduka ukagira ngo uhoberane nawe? Kuko imigendere y'umuntu iri imbere y'amaso y'Uwiteka, kandi niwe umenya imigenzereze ye yose. Umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe, kandi azakomezwa n'ingoyi z'icyaha cye. Azapfa azize ko yanze kwigishwa, kandi ubupfapfa bwe bwinshi buzamutera kuyoba. Mbega amagambo! Uyu munsi rero umurongo turi bufate mu mutwe ni uwa 4 w'iki gice. Basore namwe bagabo, uyu murongo niwo nshaka ko mufata mu mutwe. Ariko hanyuma asharira nk'umuravumba, agira ubugi nk'ubw'inkota ityaye. Uyu ni wa mugore w'inzaduka. Asharira nk'umuravumba, kandi agira ubugi nk'ubw'inkota ityaye. Umurongo wa 4 muwufate mu mutwe. Abagore mufate uwa 21 w'iki gice. Uravuga ngo kuko imigendere y'umuntu
iri imbere y'amaso y'Uwiteka, kandi niwe umenya imigenzereze ye yose. Mwese iyi mirongo mushatse mwayifata mu mutwe, abagore, abagabo, abasore, inkumi, abakobwa n'abahungu. Iyi mirongo mwayifata mu mutwe kuko ni imirongo y'ingenzi. Umugore w'inzaduka. Mbese umugore w'inzaduka ni mugore ki? Umugore w'inzaduka ni mugore ki? Ese uyu ni umugore ufitiye myitwarire? Iyo turebye muri Bibiliya dusangamwo ibintu byinshi bitandukanye bivuga kuri uyu mugore. Ariko nawe tekerezanya nanjye turebe twebwe, umugore w'inzaduka urumva yaba ari umugore umeze ate? Umugore w'inzaduka ntumenye iyo aturutse, uba wibereye aho wikorera ibyo ukora, wayakubona ukabona ngo ba, ukabona araje abaye nk'ukurashe. Umugore w'inzaduka ntumenya nyina cyangwa se, ubona yikaraga aho ngaho agenda ariko ntumenya ise cyangwa nyina. Umugore w'inzaduka ntumenya nyirasenge. Umugore w'inzaduka ntiwamenya se wabo uwo ari we, ntumenya aho yize cyangwa abo biganye, ntushobora kumenya amazina ye nyakuri. Ahora yahishahisha, ahora ahindagurika. Munsi ukamubona yiyogoshesheje, ejo ukamubona n'imisatsi miremire, ejo ukabona n'inzobe, ejo ukabona arirabura. Ntushobora gupfa kumenya isura ye nyayo. Aseka neza, agenda neza, yambara neza. Ariko hano nimvuga kwambara neza, wumve ko yambara mu buryo sinzi ukuntu nabivuga. Ni nkaho ndabivuga ngo ikidi, ni nkaho yambara baba we, reka ndebe muri Bibiliya Imigani 7 umurongo waho wa 10 tugeze ku wa 13. Ariko uyu mugore w'inzaduka yambara imyenda nyine y'abamaraya, yambara imyenda imeze nk'urushundura. Ku bantu bazi iby'amafi, iyo bagiye kuroba amafi ntabwo ujyana inkoni, ujyana icyo bita urushundura. Inshundura rero ugomba kujyana inshundura nyazo. Ntabwo waba ugiye kuroba amafi matoya ngo ujyane inshundura zifite imyenge minini. Ntabwo waba ugiye kuroba amafi manini ngo ujyane inshundura zifite utwenge duto. Ntabwo byakunda, ntiyafatwa. Ujyana inshundura nyazo. Uyu mugore rero nawe nimvuga ngo aba yambaye neza, aba yambaye imyenda nyine imeze nk'inshundura, aba yambaye imyenda iroba. Imigani 7 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. Maze umugore aramusanganira yambaye imyambaro y'abamaraya. Kubera ikibayise imyambaro y'abamaraya, nta myenda ndabona yanditseho maraya, ariko hari imyambaro y'abamaraya. Mwebwe munteze amatwi, mwaba abadamu, mwaba abagabo, mwaba abasore, mwaba inkumi, buri muntu wese azi imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Umugore w'inzaduka aba afite umutima w'ubucakura, yambara nka maraya. Ni umugore usamara, ni umugore usamara kandi ntiyifata. Ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye. Reka da, ntaba mu nzu, ntiyicare iwe, ntiyicara mu rugo, ahora agenda. Rimwe abari mu mayira, ubundi abari mu maguriro, mu isoko, cyangwa se ari mu nzira agenda areba abo yakwabuza imitima. Kandi ategera mu mahuriro y'inzira yose. Nuko aramufata, aramusoma, avugana nawe adafite imbebya. N'ibindi uze kubisoma. Uyu musore mbese afite ingorane uhura n'umugore w'inzaduka. Uyu mugore rero twavugaga ku byo yambara. Yewe musore rero umenye, niba uri kunyumva, ibyo mvuga urabizi. Hari imyambaro abakobwa cyangwa abagore abangaba nyine twakwita b'inzaduka. Ntabwo ari abakobwa bose, ntabwo ari abamama bose, kuko hari abamama bambara neza, hari abakobwa bambara neza, kandi Imana ibaha umugisha. Ababikora mwese, mwaba abakobwa, mwaba abamama, Imana ibaha umugisha cyane, kuko ibyo nibyo bihesha Imana icyubahiro. Ariko hari abakobwa b'inzaduka, hari abagore b'inzaduka bari hano hanze bambara imyambaro y'abamaraya, bambara imyambaro wa musore we, wa mugabo we, ikagufata amaso
ku buryo rwose gukebuka ngo urebe hirya bikunanira, hanyuma iyo myambaro ye yamara kugufata amaso igacakira n'intekerezo, yafatamira intekerezo zawe igahita isumira n'umutima, vuba bidatinze ugahita uba imbohe y'uwo mugore w'inzaduka, ukibuka uko yari yambaye, ukibuka uko yagendaga, ugatekereza uko ashobora kuba ameze, urumva, ugatangira gutekereza no kumugereranya n'abandi wabuze, wibaza nuko nabo baba bameze, hanyuma ugahera aho ngaho ushaka kandi upanga gukora ibyaha by'ubusambanyi. Niho hava irari, hanyuma irari iyo ritwite rigakura naryo ribyara ibyaha. Aho ngaho niho hatera abantu kujya kureba ya mashusho y'urukozasoni mu ndimi z'amahanga bita porunogarafi, abandi bagatangira kwikinisha, abantu bakaryamana n'inyamaswa. Kubera iki? Kubera yuko hari aho bafatiwe bugwate, bafatirwa mpiri, ibintu birabazambana. Bwenge rero aratubwira twebwe abanyeshuri be, cyangwa se arabwira umuhungu ati, kuri uyu murongo wa mbere w'iki gice, Imigani 5 umurongo wa mbere, arabwira umuhungu ati, mwana wanjye ita ku bwenge bwanjye, tegera amatwi ubuhanga bwanjye. Dore rero ibintu, niba uri umuhungu ufite ubwenge, niba uri umugabo ufite ubwenge, dore ibintu ukwiriye kwitaho no kwitondera kuri uyu mugore w'inzaduka. Icya mbere, ntakunda amategeko y'Imana. Ntakunda amategeko y'Imana. Imigani igice cya 2 umurongo waho wa 17, ngo wari wahukanye n'uwamurongoye mu bukumi bwe, akirengagiza isezerano ry'Imana ye. Uyu mugore ntakunda amategeko y'Imana, donc ntiwamenya urugo ari bugumemo, abagenda gusa agenda. Ntakunda amategeko y'Imana. Hari abagore bameze gutyo rwose, bataregama mu rugo, batubaka ngo zikomere, bagahora bagenda. Aba rero ntibakunda amategeko y'Imana. Itegeko ry'Imana ni uko umugore cyangwa se umukobwa n'umusore basiga ababyeyi babo ngo babana akaramata. Nta bintu byo kubana ijoro rimwe, nta bintu byo kubana isaha imwe, nta bintu byo kubana icyumweru cyangwa ukwezi cyangwa umwaka umwe. Oya, niba ushatse umugabo, itegeko ry'Imana ni uko uba umushatse ngo mubane igihe cy'ubuzima bwanyu bwose gisigaye. Ariko aba bagore b'inzaduka ntibakunda amategeko y'Imana. Icya kabiri, uyu mugore ayobora mu nzira y'urupfu no kurimbuka. Imigani 2:18, Bibiliya irambwira ngo, kuko inzu ye yerekeye urupfu kandi inzira ze zigana ikuzimu. Imigani 7 umurongo wa 27, Bibiliya irambwira ngo, inzu ye ni inzira igana ikuzimu, imanuka ijya mu buturo bw'urupfu. Igice cya 9 umurongo waho wa 18, Bibiliya iratubwira ngo, ariko ntazi ko abapfuye ariho bari. Donc iyo asambana, iyo aroga abantu mu ntekerezo n'iki, ntabwo abazi yuko abapfuye bose bagiye ikuzimu, kandi abo yararitse bari mu mworera w'ikuzimu. Ayobora mu nzira y'urupfu no kurimbuka. Icya gatatu, wa musore wa mugabo we ukwiriye kumenya, yangiza mu ntekerezo. Umugore w'inzaduka akwangiza mu ntekerezo. Imigani 5 murongo waho wa 4, biratubwira ngo, ariko hanyuma asharira nk'umuravumba, agira ubugi nk'ubw'inkota ityaye. Ushobora kwibwira ngo witoraguriye intama mu giteme. Ushobora kwibwira ngo, bamwe baravuga ngo ni ikiboga, ngo ni iki, simbizi. Ariko menya neza ko azagusharira nk'umuravumba kandi azagukata kuko afite ubugi nk'ubw'inkota ityaye. Icya 4,
atera ibirwara bisenya umubiri. Umugore w'inzaduka, umurongo wa 11 w'iki gice uravuga ngo amaherezo ukazaboroga. Wa musore we, wa mugabo we, wirinde umugore w'inzaduka, nibitaba ibyo amaherezo uzaboroga, umubiri wawe umaze gushiraho. Icya gatanu, atera kwicuza n'agahinda. Uyu mugore w'inzaduka atera kwicuza ndetse atera agahinda. Imigani 5 umurongo wa 12 n'uwa 13, Bibiliya irambwira ngo ukavuga uti ayiwe ko nanze kwigishwa, umutima wanjye ukanga guhanwa, sinumviye amajwi y'abanyigishaga, kandi sintegere amatwi abampuguraga. Urumva? Sinumviye amajwi y'abanyigishaga, kandi sintegere amatwi abampuguraga. Uyu munsi turavuga, ahari ukagira ngo turimo kwikinira cyangwa se ukagira ngo twabuze ibyo dukora, ariko menya neza bino bintu ko ari ukuri. Umugore w'inzaduka atera kwicuza. None magambo, ibyo urimo wishuka ngo urimo urarya ubuzima cyangwa ngo urimo urinezeza, menya neza yuko ejo uzaba urimo kubyicuza. Agahinda kazaba kuzuye mu mutima wawe. Icya gatandatu, uyu mugore w'inzaduka azacirwa urubanza n'Imana. Imigani 5:21, kuko imigendere y'umuntu iri imbere y'amaso y'Uwiteka. Arakubona disi we, wa mukobwa we, wa mugore we, wirirwa uri aho ngaho uroga abantu mu ntekerezo, ubatera ubusambanyi, ubatera gukora ibyaha. Imana irakubona, kuko Bibiliya irambwira ngo imigendere y'umuntu iri imbere y'amaso y'Uwiteka, kandi niwe umenya imigenzereze ye yose. 22, umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe, kandi azakomezwa n'ingoyi z'icyaha cye. Icyaha cyawe kizagusanga imbere, ntabwo uzagicika, ntabwo uzagihungira. Icyaha cyawe ni lazima uzacyishyurira. Icyama uyu munsi wa none, niba uteze amatwi ukaba umeze nk'uyu mugore turi kuvuga, ugahindukira. Icya 7, uyu mugore w'inzaduka atera umugabo gutindahara. Umugabo ukora ufite amaboko, wari ufite rwose uburyo arimo gukora bikaza n'iki, umugore w'inzaduka yamubonye amutera gutindahara. Imigani 6:26, bagabo mwatindahajwe, mwahindutse abakene kubera abagore b'inzaduka. Imana ibagirire neza, ariko mukwiye guhindukira. Imigani igice cya 6 umurongo wa 26, Bibiliya irambwira ngo kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Umugore usambana ntabwo agenda ashakisha wa muntu w'umusazi cyangwa se utereye aho ngaho, oya, areba wa muntu w'igiciro. Wakwitonze inshuti yanjye, wakumvise zino nama za bwenge, ukemera impuguro ze. Umugore w'inzaduka atera umugabo gutindahara. Ibyo wishoramo wa mugabo we, ibyo wishoramo wa musore we, niba ari ubusambanyi, menya ko nta kindi uzakuramo keretse ubutindi. Icya 8, umugore w'inzaduka atwika nk'umuriro. Umugore w'inzaduka atwika nk'umuriro. Imigani 6:27, Bibiliya irambwira ngo mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye, imyambaro ye ntishye. Ibeshye wiyegereze umugore w'inzaduka, urebe ngo aragucamura rwose umubiri wawe ukagurumana, hanyuma nawe wibwire icyakubaho. 32, Imigani 6 umurongo wa 32, usambana n'umugore nta mutima afite, ugenza atyo aba arimbuye ubugingo bwe. Usambana n'umugore nta mutima
afite. Ugenza atyo aba arimbuye ubugingo bwe. Uyu murongo reka nkusubiremo, mwa bagabo mwe, mwa basore mwe muteze amatwi, uhitemo ube umunyabwenge cyangwa se ube umupfapfa. Bibiliya iratubwiye ngo usambana n'umugore nta mutima afite. Mu yandi magambo, nta bwenge agira. Kandi ugenza atyo, mu yandi magambo, usambana n'umugore aba arimbuye ubugingo bwe. Icya 9 ari nacyo cya nyuma, uyu mugore w'inzaduka akururira mu rupfu umusore w'umuswa. Umusore w'umuswa, uyu mugore w'inzaduka amukururira mu rupfu. Umusore w'umuswa, reka dusoma ariko Imigani 7 umurongo wa 22 kugeza 23. Maze iki gice uzagisome cyose, maze urebe. Gusa uyu musore, ariko reka mpere kuri 21, nuko amushukisha akarimi ke kareshya, amukuruza kuryarya k'ururimi rwe. Uyu ni wa mugore w'inzaduka, wa musore yamushyikiriye, yamufatishije iki? Yamufatishije kuryarya k'ururimi rwe. Yamushukishije akarimi ke kareshya. Noneho dore aho bigeze, ngo ahera ko aramukurikira. Wa musore ahera ko akurikira wa mugore w'inzaduka, ngo amukurikira ameze ate? Nk'ikimasa kigiye kubagwa. Nk'ikimasa kigiye kubagwa niko agenda. Mbese aba ameze nk'inzira karengane. Ibyo agiyemo ntabwo aba bishaka koko, ariko kubera ko yashukashutswe agakururwa n'karimi koshya k'uyu mugore w'inzaduka, ngo agiye ameze nk'ikimasa kigiye kubagwa. Erega ni nabyo, cyangwa nk'umusazi uboshywe ajya guhanwa. 23, kugeza ubwo umwambi uhinguranya umwijima we, ameze nk'inyoni yihutira kugwa mu mutego, itazi ko yategewe ubugingo bwayo. Aya magambo uri kuyabona? Mbe wa musore we urimo urayabona? Uwo maraya namara kugushukashuka n'akarimi ke kareshya, namara kugufata mpiri, ubundi akagenda agukuruza umunyururu wo kuryarya k'ururimi rwe. Munyururu witwa kuryarya k'ururimi, namara kukuzirikisha, ubundi akagenda agukurura nk'ikimasa kigiye kubagwa. Urumva? Cyangwa nk'umusazi babohesheje iminyururu bagiye kumushyira ahantu ngo bamucyahe. Icyo gihe bizaba byarangiye. Erega menya kino kintu, umugore w'inzaduka akururira mu rupfu umusore w'umuswa, cyangwa se umugabo w'umuswa. Wa mugabo we w'umuswa, wa musore we w'umuswa, fata umwanzuro wo kuba umunyabwenge. Uramenye, ntukabe umugore w'inzaduka. Uramenye wa mukobwa we, ntukabe umukobwa w'inzaduka, kuko uzacirwa urubanza n'Uwiteka. Yewe wa musore we, yewe wa mugabo we, uramenye uyu munsi wirinda abagore b'inzaduka, wirinda abakobwa b'inzaduka. Nutumva amagambo nkubwiye, nkuko Bibiliya bivuze, uzarira uboroge ku iherezo. Uzarira, uzicuza bitagishobotse, uzakena utindahare, kubera ko wishoye muri ubwo buhemu n'ubushukanyi bw'umugore w'inzaduka. Uzapfa urupfu rubi. Mana afasha abagabo n'abasore bareke kwerekeza mu nzira z'umugore w'inzaduka. Mana afasha abagore n'abakobwa bafashe iki gitondo bamenya agaciro nyakuri kabo bafite. Mwami, nabe igiciro mu maso yawe, bafashe bamenye kwihesha ako gaciro, be kwemerera Satani ngo abakoreshe ibitagira umumaro. Ahubwo Mana, babe umugisha, babe abakubaha, babe abubaha abagabo babo, babe bahesha ishema ababyeyi babo, babe abaguhesha icyubahiro, kandi babere urugero rwiza abakiri batoya. Mana, icyama uyu munsi wa none tukagira abakobwa bazima batekereza nk'uko ijambo ryawe riri,
icyama tukagira abadamu bazima batekereza nk'uko ijambo ryawe riri, mwami, bemera n'inshingano zabo bakemera kwigisha abakiri batoya uko bakwiriye kubaho ubuzima bwabo, kugira ngo ejo hazaza, mwami, hazabeho abadamu bakubaha, bubaha abagabo babo kandi begera Imana. Ntabwo ibyo twabyishoboza, Mana, ni wowe wenyine wabidushoboza, ni wowe wenyine waturwanira uru rugamba. Hari abasore benshi bari hano hanze baruhijwe n'izi ngoyi z'ubusambanyi. Hari abagabo benshi bari hano hanze baruhijwe n'izi ngoyi z'ubusambanyi, buzuye agahinda mu mitima yabo, buzuye umubabaro, babuze uko babivamo. Mwami, ndakwinginze ngo babohore. Abakobwa babaye ibikoresho bya Satani, birirwa batwaye uburozi mu myambaro bambara, mu magambo bagira, muko bagenda nuko bareba. Mana, bafashe babohoke muri izi ngoyi za Satani, be gukomeza kuba ibikoresho bya Satani. Babohoke, baba umudendezo, bagendere mu buntu bwawe, bayoborwe n'ijambo ryawe, bamenye amahoro utanga ko ari amahoro atunganye. Mana, ushimwe ko witeguye kubikora kwabo bose bakumvira kandi bagushakana umutima ukunze. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze, Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka, aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire